interahamwe Kongo bagiraga ikintu kitwa magirive cy'abagabo kera. Yego. Magirive bakoraga ibikorwa nk'iby'interahamwe. Ni bamwe n'ubundi. Ngiye mbona ko magirive ariyo babiyaye Wazalendo. Ariko ahubwo bararashe nuko byanafashwe. Ahubwo uvuga uti kubera ko u Rwanda rwashyize amazu y'ubwirinzi bagasanga bariteguye nabo bundi bararashe. Biriya bikompara barasaga bidafatwa. Igisenyi umunsi tuvuga ibindi bintu ariko nyine ntacyo mbona kirimo kidasanzwe. Icyambere kugira ngo ari amasezerano abasha kugira imbaraga nuko M23 igomba kuba yarimo. Reka kugeza uyu munsi Kongo ntago duhanye umupaka. Kongo mvuga Kongo nk'ubutaka duhanye umupaka. Ariko Kongo nka guverinoma ntago duhanye umupaka. Ntago duhanye kuko ibice byose twakabaye duhanyije umupaka M23 n'ibikontorora n'ibifite. Bivuze ngo rero twagombye kuba twebwe tuganira ariko na Kongo ariko harimo M23 ifite ibice duhana imbibi. Yes, nongeye kugwikaza ukurikiye UNAP TV. Ni umunsi mwiza twongeye kongera kubana. Twabwiye ko tutazabicisha irungu kandi tuzajya duhora tuganira. Nge mva inyuma ya kamera nitwa Moses Value, hanyuma nkaba ndi kumwe n'umugabo usa neza cyane Endro wakwibwira abadukurikiye mbere ko tubaha ikaze. Urakoze Moses, nitwa Bakunda Andrew. Tubaha ikaze muri rusange kugira ngo tubane mu kino kiganiro. Urakoze cyane, ikaze nawe kandi udukurikiye aho uherereye hose, aba mu gihugu hakurya y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse nimba n'umuturanyi wumva ibyo tuvuga, tuguha ikaze. Tugiye kubana rero mu gihe kitarambiranye ariko kandi cy'umumaro kuko tugiye kuganira kubitureba cyane cyane mu karere kacu kano duherereyemo. Iyo mvuga akarere harimo East Africa. East Africa ni igihugu n'ibiyaga yego. Jashe buriya hari na bamwe mu banyamahanga mu bihugu bya kure bakunze kwita East Africa nk'igihugu kimwe bitewe nuko babona ni klima zimwe n'abantu bagiye babana mu bihugu bitandukanye dusa nkaho turi abavandimwe. Ariko rero n'ubundi turi abavandimwe cyane. Ukareba mu Burundi biragoye ko waba mu gihugu cya hano cyo mu Rwanda waburamo Umurundi, ukaburamo Umutanzania, ukaburamo Umukongomani, ukaburamo Umugande n'Umunyakenya. Yewe n'Umunyakongomani ntago wamubura mu gihugu kimwe. Ni cyo kimwe no mu bindi bihugu bino duherereyemo nabyo kandi ni waburamo Umunyarwanda. Abaturanyi bose burya iyo baturanye kandi noneho neza ntago nyine mubura gusabana, kujya muhuza, musangira, murahahirana. Usanga n'imiryango urebye n'imiryango hari n'ukuntu usanga ibihugu byaranywanye mu buryo bw'imiryango. Uzaga kugira ngo tunaganireho urebye turabavandimwe ariko se abavandimwe tubyite kwa kundi ko bahora bashondana. Reka nkujyane mu ntambara ziri hagati hano mu karere. Muri rusange niyo wafata n'imiryango yacu tuvukamo tuvindimwe arabo usanga abantu badahuza utuntu mu rugo nuko. N'abaturanyi rero hari igihe usanga rimwe na rimwe mutabanyemo neza. Bibaho ejo ugasanga mwabanye neza ubundi cyari cyane abaturanyi niko babana. Ariko buri siko byakagenze. Siko byakagenze mwakabanye neza, mugaturana, mugahirana, mugashyingirana. Niko buvana bwuzuye. Ariko isuku igiye isoko kandi nanone urebye ikintu cyabaye kiba gifite aho gihera. Yego. Ndimo nibaza buriya no mu rugo duhere mu muryango mu buryo busanzwe kugira ngo tugere mu buryo bwagutse bw'ibihugu byo mu karere turimo. Byonyine n'umuntu umwana kugira ngo arwane n'undi bavukana cyangwa bashyamirane nuko hari ikintu kiba cyabiteye. Ashobora kuba yagize ishyari cyangwa se hari ukundi kuntu byagenze. Ese noneho tubijyanye mu buryo bwagutse mu bihugu ubona izi ntambara zo mu karere ziba zivugwa zidashira zihoraho biterwa n'iki? Twavuga ko ari babana muri famiye b'inkurikirane. Oya siko bimeze. Izi ntambara turwana zihora zisubiramo mu bihugu byacu bya Afurika. Yego.
cyane cyane ko mvuge mu gihugu cy'abaturage cyo muri Kongo kimaze igihe kinini kitarangiramo ariko ntujye na kure cyane Sudani hirya ahangaha nubwo twebwe tudahana imbibi nabo babaze maranye igihe yego akenshi intambara turwana ntabwo ari zacu ziba ari iz'abandi bantu abakoroni ziba ari iz'abakoroni nibo baziteje mu nyungu zabo bwite inyungu y'igihe kirekire ntabwo bakifuza ko zirangira niba bagiye kuza umwuka mwiza cyangwa gusa n'ibiganiro biganisha heza ntibabyemera kuko bazi ko nimugera amahoro mukagira ubumwe bazabihomberamo bakora ibishoboka byose rero bakabiteza amakimbirane yo guhora duhanganye igihe cyose n'izi ntambara rero turwana niyo muri Kongo uyu munsi tuganiraho umunsi ku wundi nigezweho nubwo ntava ngo igezweho ngo ni byiza ariko irahari ngo nigezweho niyo ivuga muri kino gihe nayo intandara yayo kugira ngo ivuke nkomoko yayo yego n'abakoroni n'ikatwa ry'imipaka igabanywa ry'imipaka bafasha abantu bamwe babakatiraho ku gihugu cyo muri Kongo ariko babajyana n'ubutaka bwabo intambara itangira kuvukira aho ngaho n'ababirigi babikoze none se ukeka ko ari ukugabanya umupaka gusa cyangwa hagiyemo n'ikintu kijyanye n'imitungo urumva inyungu iyo tuvuze inyungu z'abakoloni ni izihe ni ubukungu bashaka hano iwacu hano nuko dufite ubukungu barega baraho nta bukungu bagira none nk'ububirigi n'igihugu mu mateka yacu njya numva sindagerayo kidafite ikintu na kimwe gishingiyeho ntigikene ni ukuvuga n'ibyo gifite cyubatseho niyo cyasahuyemo kano karere muri cy'ubukoroni cy'ubukoneje kandi ababirigi bakoneje ibihugu bikeya ni u Rwanda na Kongo n'u Burundi ntabwo nta kindi gihugu ku isi bigize bakoroniza ariko kugeza uyu munsi uburyo uburyo bwibatsemo n'imbaraga bufite buzivana hehe muri ibihugu byacu bityo rero ntabwo bashaka ko twumvikana baragira ngo bahore tubabona ko tubakeneye bagira ngo bahore basahura ni ukuvuga bitemewe kugira igikoresho cyabo ntabwo byumvikana muri make ku kibazo nari nkubajije kikubaza impamvu n'intandaro y'iyi ntambara urabona ari abakoroni nicyo kibazo ni nabo bateza umwiryane hagati y'abavandimwe y'ibihugu byabo abakoroni nicyo kibazo nabo bateje intambara ahubwo ikibazo uyu munsi ni iki ngiki ese abanyapolitiki bacu abanyafurika twebwe ntabwo twigira ku mateka y'ahashize yego kuko izo ntambara kuva zatangira dufite amateka y'abantu bazi za Kongo ba Rumumba abandi ku bishwe bashaka kugira ngo babure ubwigenge bwuzuye dufite kuntu dufite nk'u Rwanda udahigwa kuntu bamwishe bamucira i Bujumbura i Burundi dufite abantu batandukanye benshi noneho biraza bijyana n'94 ku Rwanda haba jenoside ikomoka kuri ibyo tuvuga byose ese ntago abantu babyigiraho ikibazo naho ngo kiri kuko tuvuge nko Kongo Kisekedi ni perezida wa 4 yego iyi ntambara yo muri Kongo nyirizina isa nkaho yatangiye muri 1996 yego ariko na mbere yaho byatutumbaga ese Kongo njya mbere bajyaga bitega bamagira ivi ntabwo mubazi twarwanye nabo turabazi ubona ikibazo ari uko urumva amateka tuba tuyazi kandi burya abasangiye ubusa bitana ibisambo ntabwo navuga ko turi gusangira ubusa kuko n'ibihugu byo hakurya byo mu mahanga biza hano abo bakoroni baza hano kuko hari icyo dufite umutungo ese ubona intambara zidashira nuko abanyapolitike bacu abano bayobozi b'ibihugu byacu batabyigiraho batabibonamo batigira ku mateka cyangwa batafite ibyo bazi cyangwa no kuruganzwa n'abakoroni mbona mu buryo butatu mu buryo bwa mbere hari abajya ku butegetsi baje baciye mu nzira z'abakoroni bakaza basa nk'aho bashyizweho ni ukuvuga ngo umuntu washyizweho bibashyira ko wamushyizeho kumukoresha uko ashatse icya kabiri abanyafurika navuga ko abenshi umubare munini ni ibisambo kamenyereye ko tubaho mu buryo bw'abandi bantu noneho n'ugiyeho akajyaho baramanda ibyo agomba kuba atwaye bakajya muri uwo mujyo hafi ya bose icya gatatu ariko nabo bakoroni ntibashaka ko birangira iyo bashaka uburyo bateza umwiryane kugira ngo bitarangire ko birangiye ntabwo babona ukuntu bongera kwiba
yego haba ku bukungu haba n'ubudahangarwa bwabo. Ubu se nk'Ububirigi bugira imbaraga ko yagwakoroneje, turamutse Burundi n'u Rwanda na Kongo bivuyemo tukayipakurura burundu, ntabwo babaho byaba birangiye rwose ibintu byabo n'ubwo byaba bishize. rero ugize neza rero, reka dute twambuka rero duhite dukomoza kuri intambara ya Kongo. M23 umutwe bavuga ko ari uw'inyeshyamba, ariko uvuga ko uharanira amahoro ari nacyo urwanira. Kugira tugikomeza, nari ndimo nkubaza, twinyarukiye muri Kongo hariyo intambara imaze n'igihe kinini n'u Rwanda bavuga ko rurimo cyane, ari bitewe n'umwiryane urimo hagati, ariko nyine nk'uko twatangiye tubivuga ko byaturutse mu buryo abakoloni bagiye bakata imipaka, ukuntu byagiye biza. Hari umutwe wa 23 uri muri Kongo uri kurwanwa na leta ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ubona kubera iki perezida w'igihugu cya Kongo akomeza kuzanamo abanyamahanga b'abacanshuro ngo barwane n'uwo mutwe? We nuko byamunaniye kwifasha icyo kibazo? Icyambere nuko kuri Kongo na M23 intambara yabo ubona kurangira mu buryo bw'ibiganiro byo ntabwo byoroshye, kandi Kisekedi nawe arabibona neza yuko yugarijwe. Bari abahungu bafite imbaraga, kandi burya umuntu urwanira ikintu ashaka, umuntu urwanira ikintu cye, umuntu urwanira ikintu yumva umutima we wose afite ukuri kwe, kumutsinda biragora. Niyo bamurasaho ibiki, yego, niyo bamurasaho amakompanyi n'iki, wazaza muzarwana, ibyo ni hamwe. Niyo asubira inyuma ahantu hatoya, amva kahomba, azongera agaruka mu Rwanda. Ni impamvu uherekana bw'intambara rwanze kuranya mu isi ya kabiri se cyane. None se ugira ngo imbere ntabwo bayirashe, bivuze iki? Bivuze ngo ikitera kurwana ni iki, nicyo bakarebye. Yego, icyo bakukireba neza rero bakaganira nabo bakashakira igisubizo. No kuvuga byo ngo bazayirasa bayivana ku butaka bwawe tindi burundu, ibyo ntabwo bizabaho, ntabwo bishoboka. Igihari ni ukucara bagashakira umuti ikibazo gituma abara abahungu barwana. Yego, ubu se ko amasezerano yagiye ashyirwaho kenshi, banabisabye kuvana mbere, bakajya bumvikana na perezida wa Kongo bakubahiriza ibyo basabwe mu masezerano, ariko we agakomeza kubarwanya. Ubona intandaro ari iyihe? Se ubona Tshisekedi afite umwete wo kureka guhangana na M23 bakumvikana noneho kuri iyi nshuro? Tshisekedi nta bushake afite bwo kuganira M23. Naho ageze ajya mu biganiro, uziko atangiye avuga ntabwo azigera aganira nabo, azaganira n'u Rwanda. Yego, uyu munsi unatangiye kuganira nabo nubwo afite amananiza. Yego, bivuze ngo arabyemera kubera igitutu bamushyizeho, baramurasha bamushyira ku gitutu. Yego, gituma yumva yabyemera. Yego, ariko ubundi ntabwo yabyemeye, akabatsimbye akabamaraho. Uziko bagerageje no kwa jenoside no kubana ko banayikoze, bica n'abaturage barayitangaza mu buryo bw'abayobozi, bakajya bakayitangaza, bagakangurira abaturage kwica abandi. Bivuze ngo we yarashyikiye jenoside. Yego, ariko yabonye ko bari abahungu bafite imbaraga, bafite ubushake, atangira gusa nkaho yikanga. Ariko menye ko bamaze gufata igice kiruta u Rwanda. Buriya hagiye u Rwanda dufite kangahe? Dufite 26. Uziko M23 imaze gufata 30 na buriya. Yego, bivuze ngo nubwo Kongo ari nini, nubwo ari nini, ari isiga mu gitisi, ariko gutwara ahantu hangana nk'u Rwanda cyangwa u Rwanda, byanze bikunze abantu muco makaganira, byanze bikunze kuko nta bundi buryo busigaranye. Nawe nibwo buryo mu gukoresha igihugu nese ko u Rwanda rungana gutya. Ikindi yaratabaje, atabaza amahanga, atabaza SADC, agatabaza Canshuro, MONUSCO igambana M23, barangana irabarasa. Yego, na niyo munsi warukomoje ku kintu cy'abasirika cyangwa abacanshuro za Colombia. Leta ikomeza kuzana abacanshuro ngo barwane nawe, we byaramunaniye. Nicyo gisekeje arimo aravuga mu biganiro ngo by'amahoro, kandi yarangiza akazana abacanshuro b'u Rwanda. Ubu no arabeshya ngo nabaje gukora ngo drone, ngo no gukora maintenance y'indege. None se kandi barahari rwose. Amakuru mfite nuko bazanye
abagabo bo bagiye kujya bakontorora drone gusa. Babaha ikigo cyaho drone ziri gusa. Ntabwo ari drone gusa. Ibyo nibyo bintu bivugwa biri aho ngaho. Nibivugwa. Bari abahungu, bari abagabo bazanywe ba Colombia baje mu ntambara mu buryo bweruye. Buriya cyane. Baje kurwanya M23 mu buryo bweruye neza. Cyane rwose. Ese noneho kuki u Rwanda ruzamo? Mwoze kankubwire. U Rwanda rurazamo kwera impamvu eshatu. Ni zihe? Ni ukuvuga ngo Kongo mu bantu ikoresha FDLR. Uko nabivuze. Kandi u Rwanda ntabwo rwakwemera ko FDLR yongera gukora jenoside mu Rwanda. Yego. Nkuko yakoze jenoside yakorewe Abatutsi 1994. U Rwanda rero kuzamo Kongo irarangaza abantu. Ikindi kuba bari abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ntabwo ari Abanyarwanda n'Abakongomani. Ega bino bihugu duturanye hafi ya byose nako byose bifite abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Yego. Kuba utabemera rero ngo bahe uburenganzira bungana n'ubw'abandi ntabwo bakakurwanya, ntabwo bisobanura ko u Rwanda bakurwanyije. U Rwanda kirwakoze n'iki? Rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo zikumire icyateza umutekano muke ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero kubyitiranya na M23 aho ngaho waba wibeshye. Yego. Aho ni na Kongo yibeshyira. Naho ubundi aho kuvuga ngo uruzamo gute? Ubu musore mumbaye umushyikirano. Buriya imishyikirano y'u Rwanda na Kongo ngenda bona nta kizageraho. Erega dusubiye inyuma ku masezerano aheruka gukorwa hagati y'u Rwanda na Kongo. Bavuga u Rwanda rurasaba ko rwafasha Kongo yarufasha kurandura FDLR ikavaho burundu. Ubwo nibwo u Rwanda ruragaragaza ko nta kibazo rufitanye na Kongo, ahubwo ikibazo rugifitanye n'uriya mutwe wa FDLR wasize ukoze amarorerwa mu Rwanda 94. Kandi Kongo igahakana ko uwo mutwe udahari. None ikintu gisekeje kimwe, ejo bundi hari umugabo wagize gutya umuyobozi wa FDLR yandika iretere atabaza Amerika, atabaza n'abandi bose ibihugu bitandukanye, ashyira mu Rwanda, ashyira hehe hose, ngo twebwe turashaka ko tujya mu mishyikirano n'u Rwanda, twumvikane n'u Rwanda, turashaka kugaruka mu Rwanda. Ariko u Rwanda ntirubihakana, ahubwo ikibazo bo bashaka kuza mu bundi buryo. Iyo retere ngiye ku giti cyanjye mbona ko ari Kongo yayikoze, ntabwo ari FDLR. Mva nkubwire, Kongo irashaka gufata FDLR ngo igire umutwe u Rwanda uburenganzira bwabo. Urumva none bivuga yuko nabo hari umutwe wundi u Rwanda rurimo kuganira nawo. Ariko siko bimeze. Icya mbere wibuke neza ko FDLR ni umutwe w'iterabwoba. Yego. Ntabwo Abanyarwanda bawise umutwe w'iterabwoba gusa. Kandi Kongo irivuguruza ivuga ko FDLR idahari, ikongera ikemeza ko nanone ihari. Ejo bundi ngo bashyizeho ingabo bari ni 600 ni 600 byo kujya kurwanya kurandura FDLR. Nose izo ngabo bagiye kuzemera byo kurwanya batazi ko FDLR ihari. Icya kabiri mu bafashwe ejo bundi bafatiye ku rugamba M23 yafashe ikakiza u Rwanda, bashize ari Gakwerere n'abandi, ntabwo bwabo bivugiye ko bakoranaga na FDLR na leta yo Kongo. Ubwo si ibindi bimenyetso ushaka ibirenze byo ni ibihe? Namufite umuntu ubwo rwa generali rero muza bikorwa ba FDLR yari umunyapolitiki wabo. Ubwo si ikindi washingiraho kana ni iki? Urumva rero hagati y'u Rwanda na Kongo hakazamo ibintu byo kwitana ba mwana. Ari Kongo iravuga ngo M23 ifashwa n'u Rwanda, ngo kandi ishaka gukuraho ubutegetsi buriho bwa Kongo. Ari n'u Rwanda narwo rukavuga ko FDLR ishaka guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Yarabikoze. Yego, yarabikoze. Yego. Bivuze ko iyo mitwe ibiri iriho. Ari M23 ari na FDLR iriho. Ariko kuki hazamo kwitana ba mwana hagati bagahakana? Wowe byumva gute? Ubona ikibazo ari Kongo cyane cyangwa nuko birengagiza ibyabaye? Arega muze reka nkubwire, iki cyatangiye kera. Reka mbikwereke. Habyarimana ari ku butegetsi,
mu mbuto ari nka se wabo yego cyangwa ngo yari pare we yego yamwitaga umuhungu we sibyo yego abakongomani barabizi ko baje gufasha ingabo za fari sibyo yego barwanya ingabo za RPA yego barakubitwa urabyumva neza muri 1994 yego abantu basize bahekuye u Rwanda bajya hariya sibyo nuko u Rwanda rwaje kwirwana aho baca intege rero ibyo bibavuga ngo ntago bahari byo nukubeshye ikiri ivuga ngo kwitana abamwana rero ntibyakabayemo ntago byakabaye kuko M23 ni inyeshyamba yego sibyo zirwanira uburenganzira bwabo yego Kongo nayo ubwayo imaze kwicana n'abakomeza inshuro zingahe sibyo bivuze ngo ahubwo ikibazo cyo barwanira nuko ibyo baganira bidashyirwa mu bikorwa bivuze ngo bagiye kwicana nabo ko abantu babazi babemera ko ari abakongomani yego hari umunsi n'umwe wigize wumva ari aho Rwanda rwigize ruganira na FDLR oya hari umunsi se wigize wumva FDLR yitwa inyeshyamba zirwanya leta y'u Rwanda bavuga ko ari umutwe w'iterabwoba yego umutwe w'iterabwoba kandi wagize n'uhare munini nko kwica abaturage b'abakongomani buriya se nabo warabishe ariko twe mutazi ikintu kimwe reka nkubwire buriya interahamwe Kongo bagiraga ikintu kitwa magirive cy'abagaho kera yego magirive bakoraga ibikorwa nk'iby'interahamwe ni bamwe n'ubundi ngiye mbona ko magirive ariyo babiyaye wazarendo niyo wazarendo kuko magirive waho kera ifite izo mbaraga nyine abantu batabaye muri Kongo mu myaka yashize ntago babizi ariko habaga cyitwa magirive wari umutwe nawo ni nk'agatsiko ariko gakorana na leta gafite imyemerere yo kuvuga ko ari Hutu power ibi nibyo bikongo ni ishani ndende bisaba ko ushaka amakuru ahagije kugira ngo bivugweho nini rero nkavuga ni se ahubwo ndibaza iriya mishyikirano y'u Rwanda na Kongo ubundi hari ikivuze ngewe nanjye nkurikije uko mbyumva urabona bashyizeho umukono ku masezerano bemeza ko u Rwanda icyo rusaba rusaba ko FDLR yacika burundu ruzanajyayo rusaba ko Kongo yarabyemeye yego bishaka ko u Rwanda rwasabaga ko binabaye ngombwa wazatumirwa na Kongo bafatanya guhashya umutwe acika burundu yego ubundi none nta n'ikindi impamvu rufite ubwirinzi ku mipaka n'andi atandukanye nuko ruzi ko ari ikibazo gikomeye cyane uwo mutwe ukiriho uzakomeza gushaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda ari nacyo ugamije urebye ariko ukibaza uti gute amasezerano yagiyeho kandi n'ubushize nimba wibuka ko igihe intambara Kongo M23 ifata Goma basanze haburaga amasaha 72 yonyine bitewe n'ibigo bagiye bafata hariya ku kibuga cy'indege haburaga amasaha 72 yonyine bateguraga kurasa mu Rwanda ariko ahubwo bararashe nuko byanafashwe ahubwo uvuga uti kubera ko u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi bagasanga bariteguye nabo bundi bararashe biriya bikompara barasaga iyo bidafatwa Igisenyi uyu munsi tuvuga ibindi bintu ariko nyine nimba amasezerano yashyizweho kandi abantu bashakaga guterura u Rwanda bafatanyije na Kongo kwanza ari nayo ibiri inyuma ari nayo niyo twavuga ko ariyo abacanshuro benshi n'ubu ngubu rero ukibaza nyuma y'amasezerano Kongo ikomeje kuzana abacanshuro reka nkubwire muzi ngo usubize mu kintu kimwe sa nkaho gikuyemo byose amasezerano y'u Rwanda na Kongo cyambere kibaje ngenda abana ntayahari biriya bintu byashyiraho agahenge gusa ko baganira ariko ubundi ntacyo mbona kirimo kidasanzwe icyambere kugira ngo ari amasezerano abashe kugira imbaraga nuko M23 igomba kuba yarimo reka kugeza uyu munsi Kongo ntago duhanye umupaka Kongo nk'ubutaka duhanye umupaka
ariko ko nka guverinoma ntago duhanye umupaka, ntago duhanye, kuko ibice byose twakabaye duhanyije umupaka mventa n'ibikontorora n'ibifite. Bivuze ngo rero twagombye kuba twebwe tuganira ariko na Kongo, ariko harimo Ventura ifite ibice duhana imbibi, bitarajyamo ibyo bintu byaba ari ukwandavura rwose, ntabwo ari ukwandavura bijya muri Kongo, ndabona ntacyo bizatanga. Ikindi buriya Kongo ni igitangaza, nkuko nkubwira ngo intambara yayo imaze imyaka myinshi. Buriya muri 1996 kiriya gihugu gutega Kongo iribeshya ivuga ngo barasaka u Rwanda, ejo bundi afanda ari babugaye, ariko aho dufite ubushobozi bugendera metero 2 tukabasanga iyo buri tukabarasa, sibyo? None se bibwira ko kuva ku Gisenyi kugera Kinshasa ari metero bingahe? Wahoze twafatiye amezi 9 amezi 9 nta mwaka urimo fango ngo ni hanini, ese bivuze iki? Bigeze aho barasa tugenda dutetse turya kwihanganira inzara n'urugendo, ibyo ngibyo turabizi. Ntabwo rero ni umunsi batinyuka ibyo ndabikubwiza ukuri. Agose cyo magira nk'abajeni, mwebwe nk'abajeni ubutumwa ikiganiro tuzaganiraho butaha, mubwire kuntu Kongo irimo kwibesha hariya. Ariko nsoza rero kananga ubutumwa kwa dukurikiye n'abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko birangazwa, ejo batazabyina barya ibyo ababyeyi bavunikiye, bumva ko badafite inshingano zo kubungabunga umutekano w'igihugu cyabo. Nimuze mwese dufatanye, buri muntu ku rwego rwe icyo ashoboye gukoresha gikoreshe, ariko turinde igihugu cyacu. Icya kabiri, ku bantu bakuru, sibyo? Banga bayobya abana bagifite ingabitekerezo, sibyo? Bakwiye kubireka, kubera ko nimba bazarabazi hawe ntabwo bakibuze pfusha ubusa. Ku bwanjye rero nkwiye ko tumukorera hamwe tukarinda igihugu cyacu. Ibindi bavuga byose ni amagambo, ntacyo bazadutwara kandi bazayibona neza rimwe na rimwe. Murakoze cyane. Urakoze cyane Andrew, wakoze gukurikira TV yacu kuri uyu munsi UNAP TV. Ibiganiro nakagaruka, ntabwo tugiye ngo duhere. Ndagushimira wowe twabanye ku munota wa mbere kugera k'ubu ngubu, kandi nkomeze kukwifuriza ibyiza gusa, uhane n'Imana.